Yes, reka twongere tubahe ikaze kandi tuvuge tutamahoro y'Imana n'imigisha y'Imana aho muherereye hose bibane namwe. Twongeye ko bashimira kandi mwebwe mwamaje gukora subscribe, like, share. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Tuboneraho gusaba nawe utarakora subscribe ikore kugira ngo ibiganiro byacu tubaha umunsi ku munsi tuzajya ndetse tunabagezaho nabizajye biborohera kugira ngo mubashe kubibona mu buryo biboroheye. Yes, ni kuri Isange TV. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Tugire ubuntu, tugire umugisha wo kubana n'abantu badasanzwe imbere yacu. Turi muri Imbuga Garden, ahantu heza cyane wasanga serivisi zitandukanye, bakira ibirori, amakwe, anniversaire, amanama. N'ahantu heza cyane hano Kicukiro. Ugeze hano kuri Mount Kenya University ugatambika mu kuboko kw'ibumoso, ni mu ntambwe nkeya ugahita ugera aho ngaho ku mbuga ngari, bakaguhereza serivisi nziza z'akataraboneka. Ari amacumbi, hari jaride nziza, mbese hari ibyiza gusa. Ni Imbuga Garden. Nkuko rero mubona imbere yacu, imbere ya za kamera, duhawe umugisha wo kubana n'abantu badasanzwe, abakozi b'Imana. Reka batwibwire. Yesu nashimwe. Umeze neza? Okay, Imana ishimwe cyane. Ndimo ndabibona ko umeze neza. Nanjye mbonesheje ijisho ryanjye n'ukuri ndabona usa neza. Abantu bajye muri comment bavuge ko mutameze neza. Nanjye ndimo ndabibona ko umeze neza. Murasa neza cyane n'ukuri. Tuneshejwe n'Imana mu mutima rero kubana namwe ku Isange TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka dusenga Imana ubundi dutangira ikiganiro cyacu. Nasaba ko Lucky atusengere ubundi twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina. Ni karibu. Murakoze, kadusenge. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, tugushimiye ineza yawe kuri twebwe, kandi turagushimiye ko ibyo ufite byose ari byo waduhaye kugira ngo tubashe gusa nawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya turi hano kuri Isange TV, turasabye ngo ubane natwe. Ibyo tugiye kuvuga, ibyo tugiye kuhakorera byose biheshe izina ryawe icyubahiro. Abazabyumva bizabafashe, abazatureba bazabone wowe ntibazabone twebwe, ahubwo bazabone wowe muri twebwe. Urakoze Mwami ko uri kumwe natwe, bana natwe muri byose, ubane n'umuntu wese uri butwumve aho ijwi ryacu rizagera, kugira ngo azabone ubwiza bw'Imana. Dusenze mu izina rya Yesu, amen. Urakoze kudusengera Imana n'ukuri. Ndagira ngo mwibwire abantu badukurikiye, badukunda, bakunda ibiganiro byacu tubaha umunsi ku wundi. Mubibwire Lucky ndetse n'uwo mundi muntu muri kumwe. Tubwire muri bantu ki, Lucky ninde, uwo muntu mwagendanye ni muntu ki. Mugerageze kwibwira nyine abantu badukurikiye bababonye ari ubwa mbere. Ni karibu. Murakoze Peter. Nkuko wakomeje kubivuga, ndi Lucky. Yego. Hanyuma nishimiye kuba hano kuri Isange TV. Yego. Twishimiye ikaze muduhaye, kandi natwe duhaye ikaze umuntu wese budukurikire zacu. Yego. Inshuti za Isange zose. Yego. Hanyuma turi kumwe nk'uko wabivuze rero, ni umuntu mukuru arivugira, ariko nanone yego ni madamu wanjye. Wow. Byiza cyane. Wow. Yego. Namwakiriye kandi reka nawe kubera ko ni mukuru. Yego. Umwana asuhuze abakunzi bacu. Yego. Urakoze cyane. Yego. Nanjye ni Umutoni. Yego. Aho nishimiye kubana namwe kuri Isange TV. Yego. Okay. Mbega byiza muto. Yesu nashimwe. Nashimwe cyane, nahimbazwe Peter. Amen. So Lucky, Imana ibaho umugisha rero. Uragira uti uyu nguyu ni umudamu wanjye, couple nziza cyane, iriho ubwiza bw'Imana kabisa. Uzi ko amavuta y'Imana arimo arabatembaho.
ndimo ndabareba rwose nkabona ubwiza bw'Imana, nkabona ibitangaza by'Imana gusa kuri Isange TV duhawe umugisha n'ukuri, biraryoshye cyane. Lucky rero mwiyumvemo ikaze, ndagira ngo tuganire, turaganira ibintu bitari bike ariko bitari na byinshi, mu by'ukuri muri ibi bihe bigaragara nk'aho ari ibya nyuma, bigaragara nk'aho ari ibihe by'imeruka ku bayibyemera. Iyo tubirebye tuba tubona ari nk'ibihe by'imeruka bitewe n'ibintu bigenda biba muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. So rero tugira umugisha wo kubana namwe n'ukuri nka couple, nka couple, ni iby'agaciro. Turagira ngo rero tuganire, mu by'ukuri hari utuntu tugera nko muri dutatu nshaka kubanza kukubaza Lucky. Mbere na mbere banza umbwire, uwo muntu Mutoni muri kumwe asobanuye iki mu buzima bwawe? Duha ishusho, Mutoni ni muntu ki? Watubwiye ko ari umudamu wawe, of course birumvikana, ariko se nyine ni iki muri wowe birenze kuba ari umudamu wawe? Ni iki wabwira nyine umuntu akavuga ati niyo mpamvu ndi proud yo kuba anyicaye iruhande? Ni muntu ki? Yego. Murakoze Peter. Yego. Okay, umbajije ikibazo cyiza, kandi nanone ndumva kirimo byinshi. Yego. Wakivuga yasanga ari Kigali, yego, kimwe cyo wakivuze ngo ikirenze kuba ari umugore wanjye. Yego. Ni iki kuri ngewe? Asobanura iki mu buzima bwawe? Yego. Rero mu by'ukuri ikirenze kuri ibyo ngibyo ni uko nk'uko ari umugore wanjye, ni igice cy'ubuzima bwanjye. Wow. Hari ukuntu Bibiliya ivuga ngo na Adamu wabivuze ngo yego, ko mu mara yanjye, ngo nakarakama ko mu mara ya rero nawe ni igice cy'ubuzima bwanjye mu by'ukuri, kubera yuko umugore abereyeho kuzuza umugabo. Ntago naba nuzuye indi ngenyine. Yego. Tukimara gukora isezerano, ngewe ubwanjye ntago mba nuzuye iyo ndi ngenyine, iyo uri wenyine. Bivuze ngo ukiri umusore ntago wari wowe Lucky tubona, wabaye Lucky kuko uyu munsi none hari undi muntu kwicaye iruhande cyane rwose. Okay, wow, good. Urumva uwo nzaba we nibwo yahishuye. Yego. Mbese imbere nari umugambi w'Imana. Yego. Imana igambira kugira aho igeza. Yego. Rero nagezeyo. Wagezeyo. Ubu bivuze ngo Lucky aruzuye. Ubu nduzuye. Wow. Ya, byiza cyane n'ukuri, kandi biba biryoshye, biba bishimishije. Reka nongere mbaze umuntu kwicaye iruhande, Mutoni, baragira bati utaraza mu buzima bwa Lucky, ati ntago burya ngo yari yuzuye. Ese koko nawe umubona ntago yari yuzuye ra? Tubwire wowe umubona, wabonye atuzuye, umubona, dubwira uko bimeze. Okay, urakoze Peter. Yego. Icyo kibazo mbajije, Lucky yarabivuze ngo ntabwo yari yuzuye. Ngo nyine muri we yarabyumvaga ko atari yuzuye. Ariko nibyo koko ntabwo yari yuzuye. Hari icyaburaga. Yego. Hari icyaburaga. Amaze kumbona niho habaye umwuzu. Wow. Ako kantu karanyishe gasubira. Nuvuga ngo Lucky yuzuye aruka kubonye. Bivuze ngo atarakubona ntiyari yuzuye. Nawe yabivuze ariko. None wowe rero Lucky ataraza byari bimeze biti? Tubwire nawe se ntabwo ari yuzuye? Umuntu aba atuzuye Peter. Bibura rwose ikintu kiba kibura. Yego. Okay. Bivuze ngo mwaruzujanyije. Okay, Imana ishimwe cyane, kandi ntago mugiye kure y'ukuri. Nuvuga ngo iyo umuntu nyine akiri ingaragu haba hari uburyo nyine atuzuye. Cyane biragaragara, kandi ni ibintu twese tuzi. Ni ibintu twese tuzi. Iyo umuntu rero Bibiliya iravuga ngo iyo uwari umwe ngo babiri barutumwe, sibyo? Babiri barutumwe. So iyo rero bano babiri bihuje bakaba umwe, noneho urumva ko Bibiliya yaravuze ngo baba babaye umwe.
baba babaye umwe. So rero urumva ko noneho mwagiye mwakuzura, ubu muri umwe, cyane rwose. ubu ni Lucky wuzuye, ni Mutoni wuzuye. Wow, byiza cyane. So none Lucky, ndagira ngo tuganire n'abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku wundi. Hari ibintu busanga mu debat tugenda dusanga aho tuhurira n'abantu mu bice bigiye bitandukanye, tuganira mu bacuti, mu bantu, mu by'ukuri hari deba ivuga ngo nta rukundo rw'ukuri rukibaho. Cyane cyane nivuga urukundo ndasanisha kuko ndebesheje ijisho ryanjye no kuri muracyari abajene, reka nkoresha iryo jambo, muracyari abajene. So rero bigaragara ko nyine hari experience mufite mu rugendo, kandi akoko siko mutanatubwiye ko mufite umubebe. Abantu turi kumwe bafite n'umubebe. So urumva ko hari experience mumaje kugira, ari nayo mpamvu twifuje kubana namwe. Niki wabwira nk'umusore, reka mbaze wowe Lucky, nk'umusore utizerera mu rukundo rw'ukuri, ugasanga ngo umukobwa w'iki gihe wanangwa gukunda ngo afite icyo akurikiye, ngo urukundo rw'iyi minsi ngo ni imibare, uzasanga bavuga nyine ngo ko hajemo imibare. Niki wabwira uyu muntu ufite imitekerereze imeze gutya? Kuko n'abakunzi bacu bari kubibona, urukundo hano rurahari pe ruruzuye. So rero niki wabwira uyu muntu mu by'ukuri ufite gushidikanya ku kintu cy'urukundo? Se koko urukundo rw'ukuri ntago rukibaho Lucky, cyangwa se urukundo rwa nyarwo rudafite icyo rushingiyeho? Murakoze. Mu by'ukuri urukundo narwo ni ikintu kigari, nitukivugaho nacyo turaba turi kuvugaho akantu k'agace nyine, ariko turagerageza. Yego. Rero urukundo rw'ukuri ni rwa rundi rugari n'ubundi, kuko ibintu byose tubona byubakiye kuri rwo. Yego. Urukundo rw'ukuri. Yego. Rero ibintu byose niba byubakiyeho kandi bigaragara ko urukundo rutateze kuzashira. Yego. Rwabayeho, ruriho, ruzanabaho. Yego. Urumva rero niba ari ikintu kitazashira, ntabwo uyu munsi twavuga ngo urukundo rw'ukuri ntirukibaho, ntabwo ruteze kubaho, ahubwo ibintu byose ngo bizashira. Abantu bashira n'imitekerereze yindi gashya ko rwo ruracyahari. Yego. Aha, rero reka tujye ku rukundo, wenda ntekereza ko abaje ku rukundo rw'umuhungu n'umukobwa, urukundo rw'abantu nyine. Yego. Nibwo uri kuvuga. Yego. Cyane rwose. Rero ruragenda rukaba ruturuka kuri rwa rukundo nyirizina rw'ukuri. Ubwo narwo rero ruriho. Wenda uyu musore cyangwa se abe n'umukobwa ushobora kubona ko rutakiriho, nawe tumwumveho, kuko hari ikintu yahuye nacyo gituma abona ko ushobora kuba bitari. Hari ikintu runaka yabonye kiramukanga, cyangwa se umutima we urakomereka, bituma atekereza yuko nta rukundo rukiriho. Hari n'akantu bavuze ngo urukundo ngo rudafite icyo rushingiyeho. Urwo rukundo rero narwo kumbwira ngo ntirufite icyo rushingiye, urukundo byaga bikunda rugira icyo rushingiraho. Ndavuga ku rw'abashakanye. Yego. Ntago njya nemera ko rutagira icyo rushingiraho. Bivuze ngo nawe rero ujya gukunda Mutoni hari icyo washingiyeho? Uraketubwira Lucky we, ugushije ahantu nashakaga. Yego. Urukundo nituvuga ngo rw'ukuri kana bihuza no kuba ko ntacyo rushingiraho, nabyo bikeneye gusobanuka neza, kuko ntago urukundo ari mu mwuka, ntago ari mu bintu bitagaragara, kuko abashakanye nyine ntago dushakana mu mwuka, ntago dushakana ngo wenda uvuge ngo naragushatse mu mwuka, ubu ngo turabana ngo uri umugore wanjye mu mwuka. Yego. Ahubwo ni ibintu bifatika, ni ibintu bigaragara. Umuntu ukamukunda, ushobora kumukundira, hari ibintu bikurura umuntu. Uru rukundo hari ibintu bibanza kugukurura, bikagutera kuvuga ngo uyu muntu kiye kumubaza izina. Ushobora gukunda imico, ushobora gukunda isura ye. Yego. Ni byinshi bitandukanye umuntu yakunda. Rero
byanga bikunda uru rukundo rwo kubana rugira ikintu rufatiraho ariko muri ubwo buryo rugira icyo rufatiraho umuntu wese icyo rwafatiraho cyose ntago nanone gikwiye kuba gitandukanye cyangwa se ngo cyubakeho kuruta kuri ya isoko y'urukundo mu by'ukuri isoko y'urukundo nubwo wakunze icyo ngicyo kigaragara ariko nanone ku isoko y'urukundo aravuga ngo urukundo hari ibintu byinshi birugize biruranga rurihangana urukundo ntirutekereza ikibi ku muntu donc niba wamukunze kuko ukunze icyo ngicyo umenye ngo niba ukimukundiye hari n'ibindi utareba bitagaragara cyangwa se utari kubona ako kanya umenye ngo utegetswe kumukunda mubi na cya kindi kibi gihe uzakibona ukaba uzi ko uwo muntu uzamukunda noneho cya kindi kizamukundiye nacyo kikagutera nk'imbaraga kikaba ari nkacyo kikubera moteri yo kurushaho kuzamura urukundo rwawe rero urukundo ruriho ariko tutirengagize ko hazamo ibintu runaka bicarenjinga ruzamo challenge rero ruriho ariko hari umuntu wahuye n'ibimukomeretsa hari umuntu wakomerekeye muri rwo ngo nawe namwumva ariko nubwo mwumva nanone ntarebe kuri icyo ngicyo yahuye nacyo ntarebe no ku bandi bahuye n'ibyo bimeze gutyo ngo urumve ko rwashize hari n'abandi yabona ko banezerewe mu rukundo urakoze cyane ariko ntago urangerera ahantu nshaka ni ukuvuga ngo raki uzagenda ubyumva mu bajene cyane ugasanga wenda urugero ugasanga nk'umutipe aravuze ati njyewe nta mukobwa mbona wo kwizerwa sibyo yaba anafite n'icyo twita wenda ibifatika ngo hari n'abasigaye bagerageza kubihisha kugira ngo just agerageze kugerageza wa muntu arebe niba amukunda by'ukuri ubundi naho hantu nashakaga so ugasanga umuntu akunze undi ariko mu by'ukuri atari uko amukunze ahubwo bivanye we n'icyo amukurikiyeho so urasanga hari abantu benshi bahuriye kuri ibyo bikomere nk'uko bivugaga ngo umuntu arakomereka ugasanga yabikomerekeyemo ariko ugasanga babandi bakomeretse banduje abandi bumvikanishije ko koko nta rukundo rw'ukuri rugihari yego rero tukibaza tuteko se koko nyine nta rugihari mu bantu ntago umuntu ashobora nk'urugero muri kapo nziza Imana ibaho umugisha mumeze neza nk'ubu ngubu ukavuga ngo umugore wanjye Mutoni namukunze cyangwa se yankunze ntacyo mfite sibyo cyangwa se we araza kuduha ubwebo araza kusa nk'aho aduha kasamari gatoya ka testimony sibyo noneho ugasanga umuntu aravuze ngo nta rukundo rw'ukuri rugihari bitewe n'ibyo wenda yahuye nabyo twisi bikomere ariko se koko nta rugihari ku buryo umuntu ashobora kujyana akavuga ngo byararangiye nta muntu ugikunda undi gutyo gusa for nothing nicyo kintu ngira ngo tubwire yego murakoze ikibazo urumva kiracyari ikibazo uburyo ndi kucyumvamo umuntu ashobora gukunda undi ntacyo amukurikiyeho ubundi nako kantu urakoze icyo nicyo navuze just ibyo kumukunda icyo nicyo navuze wenda reka nitangeho umucyo nanone kubera iki usaka kumbwira ngo umuntu yakunze umuntu ntacyo amukurikiyeho icyo nacyo ni ikibazo gihari ni ikibazo gihari ntabwo ushobora gukunda umuntu nta kintu umukunde ntibibaho rwose ahubwo icyo wenda uri kuvuga yego ni ugukunda umuntu ukamukunda ni nko kwikunda njye nabyita nko kwikunda ukamukunda uko ari gukunda umuntu uko ari noneho hari igihe ahubwo icyo uri kuvuga njyewe nshobora kuvuga ngo nkunze Mutoni kumba ari njye nikunze noneho kubera ko nikunze nkaba nshaka ibyo afite kandi nkabyikururiraho mbizanira nubwo bifite deja nta nubwo ndi gushaka yuko ibyo afite tuba
tubihuza ahubwo ndi gushaka kubikurura ngo mbimuvaneho. Ibyo rero ni uburyarya, ni ubujura, ni nk'uburiganya. Noneho icyo kintu urwo rukundo mu by'ukuri nta ruhari. Urukundo ni ikintu kibanza kukuvamo, wowe ubwawe ugakunda umuntu mu by'ukuri ukumva hari ikintu kigomba kukuvaho kimujyaho. Nicyo cya mbere. Uvuga ngo urukundo, niba nkumvise neza, urukundo ruratanga. Yes. Okay. Ruratanga. Ruranatanga. Ushaka kwakira. Ntabwo wakunze ahubwo wikunze. Okay, noneho rero ndakumvise sasa aho turi kumwe. Yego. Hanyuma rero urumva urukundo nyarwo kugira ngo umenye ko ufite urukundo n'umuntu wese, niba ari n'umusore kugira ngo nemeze ko afite urukundo, ubwe nabanza amenye ngo ni igiki kiri kumvaho kijya ku nkunda, ni igiki numva kimvamo, yego, ni igiki numva nshobora kudepansa kubera uwo nkunda. Yego. Rero urukundo urumva banza wumve ko ari ikintu kikuvamo kijya kuri mugenzi wawe. Yego. Wundi wakunze. Yego. Iyo kikuvuyemo nawe nicyo kimukurura. Yego. Nawe akagukunda. Yego. Rero urukundo mu by'ukuri ruriho, ariko nujya kurebera urukundo mu bintu uzakura ku muntu ntabwo uba umukunda. Yego. Ahubwo uba wikunda. Niyo mpamvu nanagukunda kuko atamenye neza mu by'ukuri, ashobora kuba yabonye amarangamutima akamushuka akagira ngo uramukunda kuko mu mutima w'umuntu ni kure. Ntabwo umuntu ashobora kuhagera. Uwo muntu azagukunda, ariko kubera ko we utamukunze, ibintu byanyu ntabwo bizagenda neza. Uzamara kumukora icyo wamushakagaho umujugunye, cyangwa se niyo utamujugunya imibanire nyine ntabwo uzagenda neza kuko ushaka ibyo ntabwo we umushaka. Okay. Imana igumugisha. Ariko urukundo nyine nyakuri ruriho mu by'ukuri. Ruriho. Okay. Nibo baba batandukanye. Okay. Reka niganirire n'umushuti wanjye muto. Mu by'ukuri umutware wawe aragira urukundo rwo kuri ruracyariho, rurahari. Tureke iby'abantu birirwa babesha. Tubwiye ko urukundo rwo gushaka kwakira rwonyine urwo ngo si urukundo ahubwo ni uburyarya. Umunsi Lucky aza mu buzima bwawe, nimvuga aza mu buzima bwawe, ni cya gihe yagusabye urukundo, yagusabye ko mwakundana, sibyo? Wenda muzagira igihe cyo kuduha ubuhamya, ntago ari uyu munsi, ariko mbwiza ukuri. Akubwiye ko agukunda, aje mu buzima bwawe, ntago wigeze ugira gushidikanya muri wowe, bitewe na ka kantu twahereye tuvuga ngo abantu b'iyi minsi nyine bavuga ko nta rukundo, kuva ati se uyu mujama nta kantu kigeze kaza ka dute. Yego. Ntabwo nanone uhita wemera ako kanya, kuko noneho biba bivuye muri pariti y'ubucuti mwe musanganywe, umujama wawe, umuntu wawe, utunosheye musanganywe kuri Isange TV, batunosheye, bivuga ngo byatangiye ari jama. Yego. Atarabanje kuba isanzwe. Yego. Rero umva, iyo bigeze no muri icyo gika muri pariti yindi yo kuba yakwaka ubucuti, kandi ubona ko ubucuti noneho buri. Yego. Icyo gihe nawe uricara ugatekereza. Ariko kuri njyewe kwa ko nari imaze iminsi muzi, tumaranye igihe, ari umuntu tubana mu buzima busanzwe. Yego. Nabifatiye umwanya koko kugira ngo menye ngo ese noneho ko hajemo urukundo rundi. Yego. Bizagera kuki? Ntangira kureba kuri character ziwe. Yego. Wenda hari ukuntu ubana n'umuntu ariko utabyitayeho cyane ibintu byinshi, kubera aba ari umujama nyine tu, aba ari umuntu wawe usanzwe aho ngaho. Ariko bigeze aho ngaho ho gushaka, bari ngombwa ngo ufate akanya umwigeho. Rero ntabwo ari ukuvuga ko ari dute, ahubwo ni ukubanza kwiga ku muntu. Rero ntabwo nagize dute, ahubwo nafashe umwanya mbyigaho, nawe mwigaho. Niwe bari we muntu koko numva nishimiye umutima wanjye. Finally umva umutima urakubwiye ati ni Lucky. Yego. Nabonye hari ibintu umuntu aba yifuza ku muntu. Yego. Babana. Tegeko ati
yifuza umugabo twazajya duhuza, cyangwa umuntu nzajya mvuga akanyumva. Biba bitandukanye ibintu umuntu aba akeneye ku wundi wo bazabana, kuko biba ari ibintu by'ubuzima burambye. Ntabwo ari ikintu uvuga ngo turashakanye mu minsi iri imbere tube turatandukanye. Ni ibintu biba ari isezerano rizahoraho. Yego. Nubwo wenda haba habagira ibyago cyangwa iki bikagenda ukundi kuntu, ariko ubundi mwitangira. Yego. Uvuga ngo ni ikintu kizaramba, ni forever. Yes. Rero ni uwo muntu koko imico ye nuko abayeho muzabasha kubibanamo. Yego. Rero nanjye nuko namwemereye. Okay. Maze kubona ko hari uguhuza njye nawe dufite. Okay. Lucky, ndabizi nzi ko uri umukristo mu bujene bwawe, nzi ko warasengaga stili n'uyu munsi uracyasenga, uri umukozi w'Imana. Wigeze usengera umudamu? Aho bese ubwo udasengera. Bese ubwo uri umusore udasengera uwo muzabana. Okay. Warabisengeye? Ni ibintu okay. Natangiye ntabisengera. Ahubwo ari ukuntu umuntu yasengaga Imana ukumbi gusezeranije urugo. Yego. Tarabishyira no muri gahunda bitari muri budget. Nkumva rero si ibintu nzasengera, ariko igihe cyarageze mbona igihe kigeze mbona ko ngomba kubisengera. Rero narabisengeye urumva. Okay. Kugira ngo uzajye guhitamo umuntu aba yagize ibitekerezo byinshi. Uba ufite abantu benshi batandukanye, ariko nanone nkuko Shera bivuze, urugo ntabwo ari ikintu cyo kudaha umwanya, ni ikintu cyo kwigwaho. Rero urumva umusore wese ugeze igihe cyo gushaka byanga bikunda atekereza ku rugo rwe, atekereza se nzabana n'umuntu meza ate, agatekereza ibyo bintu. Rero uko ubona urumva ntabwo umugore ari ikintu ugenda nk'ucagura imyenda ngo ndawucaguye ngo nangaye mu kirere uhita uwujyana. Ni ikintu nyine urashakisha. Yes. Akabaho uwo ubonye ntibivemo akakwanga. Yego. Akabaho uwo ubonye wenda ukabona ukirimo gushakisha ukiri kumwigaho ugasanga ntibizavamo nawe ukamwanga. Rero urumva ni ikintu cyo gusengera, urasenga, uba ari umushinga wo gusengera. Mu by'ukuri umukristo wese nta kuntu atasengera urugo. Ni ikintu cyo gusengera kugira ngo Imana ikuyobore. Okay. Ubu bivuze ngo waramusengeye Mutoni, uramusengera umusaba Imana. Akabazo k'amatsiko. Buriya usenga nyine wayibwiye detail, sibyo? Barayibwiye ati rwose Imana nshaka umudamu umeze gutya. Ni nk'iki wasabye Imana uyu munsi wa none wamaje kubona kumufasha wawe? Cya kintu uzi wasabye Imana kuvuga ngo Mana bizabe bimeze gutyo. Uyu munsi wa none urugendo mumaje kugendana ntago ari rutoya. Ndatekereza ko byanze bikunze cyaba gihari. Niba gihari warakisabye, ni nk'agaki wasabye Imana kuvuga ngo Mana umudamu wanjye asaze bimeze gutya? Bijya bingora kuba nakubwira ngo nasabaga Imana ikintu kimeze gutya. Yego. Gusa hari ikintu nifuzaga mu mutima wanjye, nshaka kubasha kukivuga cyangwa simbashe kukivuga. Yego. Ariko mu mutima wanjye natekerezaga umuntu tuzahuza tukabana ubuzima bwose. Imico ye ikanyura, imico ye urabona umuntu ubusanzwe wenda ubana n'abafite bawe bisanzwe, ubusanzwe ubana na famille yawe bisanzwe. None ugatekereza umuntu mugiye kuzubakana ubuzima wowe nawe bwiteka. Mu busanzwe washakaga kwabana n'umuntu wenda nk'abantu baba ghetto, hari ukuntu muri ghetto ukabanamo uri nko kwishura, ukabanamo n'umusore mugenzi wawe. Yego. Mukabana nyine ariko igihe kiragera mugatandukana, cyangwa se ukabura ahantu mu kazi ukabana n'undi muntu mugatandukana. Ariko tekereza umuntu uvuze ngo tugiye kubana ubuzima bwose. Uwo muntu ni icyitonderwa. Ni icyari icyitonderwa. Rero natekerezaga hafi ukuntu nyine uvuga ati wenda imiti niyi wenda itari myiza.
none se wenda nicaka umugore imico yanjye ntayikunde nanjye se sinkundiye, ukumva nyine hazazamo akantu ko kumurambirwa cyangwa kumwinuba, ukavuga uti reka kandi ugasanga icyo ntigishoboka nyine mu rugo. Rero iyo nasengaga mu by'ukuri nabaga nsaba Imana ko izampa umugore duhuza muri byose, umugore tuzahuza ku buryo hari ukuntu abantu bahuza inshuti mu by'ukuri mu buzima busanzwe, hari ukuntu ugira inshuti mugahuza pe, akaba ari umuntu muhuza, akaba ari umuntu mwumvikana mu bitekerezo. Burya iyo abantu bananiye kumvikana mu bitekerezo, aho niho ibintu bitangira gupfira. Ariko umuntu iyo mwumvikana mu bitekerezo na cya kindi mudahurizaho, ugasanga aciye bugufi cyangwa wowe uciye bugufi paka muhuje ibintu, kandi iyo mwubatse ikintu mugera kure. Rero nifuzaga tuzaba duhuje, ariko nyine nifuza nyine azaba ari n'umugore mwiza nishimiye. Urumva ibyo ngeze kuvuga n'ibyo byose biri mwiza nishimiye, uri proud yawe cyane rwose. Tuzajya tugendana, umva ni sawa. Yes, urumva ni ibyo bintu narabyifuzaga. Havuga azaba ari umuntu mwiza, ndeba nkabona ni mwiza, ariko n'imico ye duhuze nyikundi. Nibyo bintu numvaga nifuza mu by'ukuri nsaba Imana. Kandi iryo jisho murebye ko ritubwiye ibintu byinshi. Imyaka 2 gusira, icyo nasabye Imana narakibonye. Icyo nasabye Imana cyangwa se icyo numvaga ntekereza nifuza kuzabona, ndahamya neza ko nakibonye muri sheri wanjye turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane Lucky, urakoze cyane. Ufite ibintu byinshi kandi byiza birimo bituryohera n'ukuri. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ibi bintu biba bikenewe, hari abantu baba bakeneye kubyumva mu by'ukuri. Hari ijambo nkunda rivuga ngo iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Iryo jambo ndarikunda cyane. Rero hari ibintu wumva nyine ukumva wabiteruka bitereka mu muntu, bitewe n'uburyo wumva birimo bikubaka. None muto aragira ati ngewe narasenze. Ese nawe warasenze? Wigeze ugira isengesho ryo gusengera umugabo? Papita rwose Papita icyo ntabwo cyabura. Ahubwo se wa mugani wa gusengera iki? Wasengeye umugabo? Ahubwo ndababaza nti waba usengera iki? Yego, waba usengera iki udasengeye umugabo? Kuko nibyo Peter. Yego, buriya ku muntu wese agomba gutekereza ejo he hazaza, imbere hazaza. Nibyo tubana n'ababyeyi, tubana n'inshuti, ariko ntago ariho umuntu aguma, ntago ariho ubuzima burangirira. Yego, uko sosiyete yacu yubatse cyangwa uko Imana yabigennye, birangira usize. Ndi ku ijambo ry'Imana rivuga ngo azasiga, birangira ubasize. Yego, ukajya kubana n'undi muntu, kandi uwo muntu ntago muba mwaravukanye. Ntimuba mushobora kwigana cyangwa icyo, ariko ntabwo ubuzima bwinshi muba mwarabubanye. Yego, rero nuvuga ngo ahubwo utamusengeye waba ufite ikibazo. Bivuze ngo uri gutanga inama abakobwa bazajye nabo basenga kugira ngo Imana ibahe abo basengeye, ibayobore rwose. Bivuze ngo ubu nawe wayobowe n'Imana cyane. Impamvu ujya mbivuga nuko niba ufite abo muvukana, rimwe na rimwe mukamutakumva ibintu kimwe, kandi abo mwaravukanye, uraza n'umuntu muba mutaravukanye. Yego, biba bigusaba ngo Imana, biba bigusaba ngo usenge Imana ubwawe igukoremo umurimo. Icyo ni ikintu cya mbere wawe ubanza gukora mbere yuko unamusengera. Yego, ubwawe igukoremo umurimo, iguhindura umudamu w'icyerekezo cyangwa umudamu muzima. Yego, ko buri muntu aba yiyizi. Ushobora kuba wize nk'ingeso, uvuga ati Imana ingeso ningeza mu rugo ushobora kuzansenyera, ushobora kuzatuma ntubaka neza, ariko wowe Mana ngo uciriye bugufi ugira icyo ukora mu murimo. Kuko icyo gihe uvuga uti ndashaka kujya kubaka ubuzaramba, ubishyire mu maboko y'Imana. Imana yamara kugukoramo umurimo ukabona ugasengera none nk'umugabo. Yego, okay. Imana ikazakuyobora. Bivuze ngo ubu nawe wayobowe n'Imana. Nose akabazo k'amatsiko muto tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ni nk'agaki wasabye Imana
ku mugabo udoka umuntu uzakubera umugabo waba warasanze kuri Lucky aba yari amabanga wanze kutunosheraho oya ariko biba ari byinshi umuntu asaba ku Mana ariko nifuzaga umugabo uzakumva rwose ku buryo communication yoroha hagati yanjye nabo niba tuganiriye naza n'igitekerezo A akacyumva ari A ntacyumva ari Z kandi icyo kintu uvuze kirakomeye iyo urugo rwabuze communication kutumvana abana ruba ruri mu manegeka rero icyo nagisabye Imana nazana ide nanjye nzabasha kuyumva icyo mukundira rwose yego niyo kuko nta bantu babana ibintu byose ari perfect yego igitekerezo ashobora kutagishima cyangwa nanjye singishima ariko ntabwo bigira big deal ngo hari ukuntu umuntu umwangira igitekerezo akakurakarira akamera nabi yego nkaho bitegetswe yuko ubwonko bwanjye bugomba kumera nk'ubwo twashakanye dukuze nibyo kandi nuko tubona ibintu bishobora kutaba ari kumwe yego rero icyo mukundira iyo nzanye igitekerezo cyanjye muza kugeraho mu bihuriza ntabwo bigira big deal tukagerageza nawe yazana icye tukakigerageza yego cyane icyo mukundira cyane rwose kandi Imana yaransubije Imana yaragusubije uragira uti Imana yaransubije haleluya biraryoshye n'ukuri biraryoshye ibi bintu biba bikenewe hari abantu baba bakeneye kubyumva mu by'ukuri kuko hari umuntu ujya akiheba akavuga ati oya ati byararangiye ati ngewe ati oya ati ibintu byo gushaka ngenda mpura n'abajene benshi batandukanye ukumva muri we nta gahunda yo gushaka afite kuva muri gahunda afite ntayo kubaka ntayo kugira umuryango afite bitewe na bya bintu twagiye tuvugaho ariko iyo babonye abantu nkamwe baza bakabahamiriza kavuga ati urukundo rw'ukuri ruracyahari kuba washaka ukubaka ukagira umuryango hari igihe bimukangura mu by'ukuri rero ibintu nk'ibi biba bikenewe reka tubashimire cyane bwo kwitabira ubutumire bwacu Imana y'amahoro ibaho umugisha twongere kandi dusabe mwebwe mutarakora subscribe like share ubashe kubikora uyu munsi wa none kugira ngo ibiganiro byacu tuzajya dukora ndetse dukora umunsi kundi bizajye ubasha kubibona mu buryo bukoroheye Imana ibaho umugisha ibyiza kuri Isange TV nakagaruka ciao